Mwanyu baye muto ngo muhunge ngo barabishe mwazanye amagambo arema abantu mukababwira ko dufite Imana ikomeye. Ni gute muri guhindura abantu ibikange bahunge Satani bazogeza he no guhunga? Ahubwo birutwa nuko mwobigisha uburyo bwo kubana na Satani, ariko barahunga baje burasirazuba se baje uko ahantu hose Satani ngo azagenda azerera ni tamba ahantu hose uzomuhungira. Umuntu gusa uzomuhunga nuwamenye Kristo neza. Uwo mwana se Imana yabishatse ko aratashe yota abana babayeho kubera ko gusa Imana yashatse ngo babeho. Nivuga ngo batahe bazota, mureka amatiku, mureka induru, mureka imitugararo, mubane n'abantu bose amahoro, mugira umutekano kubera ko mufite Kristo. Reka dusoma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo wahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Amen. Dusome mu Kuva ibice 33 ku murongo wa 18. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwawe nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu, kandi nzababarira nzababarira. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka hari ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana meza avuga ngo tugomba kumenya Yesu neza. Haleluya. Tugomba kumenya Yesu neza. Tutamubonye neza rero hari ibyo twakora. Iri jambo dusomye ni ijambo Abanyesiraheli igihe Kapiteni Tito yagotaga Yerusalemu, kuko Tito yahagose igihe ashaka kugira ngo abashe kuhasenya. Abantu bamwe baza kubimenya ko agiye gutera Yerusalemu, bituma bahunga. Bamwe bahungira muri Aziya ntoya, abandi bahungira za Palestine. Bahageze rero ngo baza gushinga amatorero, ariko kubera ko bari bato cyane batari barigeze kubana n'abantu babanye na Yesu ngo babe bagira experience nyinshi, ngo baza guhura n'imbogamizi. Muri ico gihe bari bafite amatorero ngo z'abantu benshi bagenda babazanamo ibindi. Bamwe bakaza bavuga ko bemera ko Kristo ari umwana w'Imana, ariko atavukanye umubiri w'inyama n'amaraso. Abandi bagiraga inyigisho ariko ntibigishemo inyigisho z'urukundo. Abandi nabo ngo bakabwiriza bagakabya iby'ubuntu, abandi bakaba bigisha b'ibinyoma. Hanyuma kubera ko bari batoya badashobora kubona uwo basobanuza, niko bisanzwe mu by'ukuri hari igihe rimwe na rimwe usoma ibintu kubera kutabyumva bikaba ngombwa kubona umuntu bigusobanurira. Semeni amen. Ngo bakoze babarizanye bazanye bonyine bavuga ati ibi bintu twahuye nabyo, izi mbogamizi tuzashobora kuzikugwamo nande, tuzashobora guhabwa ibisubizo nande. Ngo baza kwibuka ko mu ntumwa za Yesu umuntu ugihari ngo ari Yohana. Haleluya. Haleluya. Barangije batuma abantu baravuga ngo ugende utubwirire Yohana ibintu twahuye nabyo, kubera ko we yabanye na Yesu azadusobanurira, azatubwira uko bimeze. Haleluya. Aha ngaha niho yasobanura avuga ngo wahozeho mbere na mbere, uwo twiyumviye, uwo twiboneye n'amaso yacu, intoke zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'ubugingo.
maze murana Yesu ankora ku mutima anyera umutaro yose narifite ubundi muhore nenda nimuhore gendana naye gendana amahoro. Haleluya. Arababwira ngo uwo niwe jambo ry'ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona, ngo turabuhamya, ngo kandi ibyo duhamya ni ukuri. Haleluya. Ibyo tubabwira ni ukuri, ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari ibipapira, ni ukuri, ni ukuri twahagazeho. Nasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko mu bice 9, igihe ngo ishusho ya Yesu yahindukaga imbere ya Yohana na Petero na Yakobo, ngo arahindurwa, ngo imyenda irera, ngo nta mumeshi n'umwe wo mu isi. Haleluya. Nta mumeshi n'umwe, nubwo bari gukoresha dry cleaner z'isi zingana gute, uburyo iyo myenda yasaga, uburyo iyo myenda yeraga, nta muntu wari kugera kuri urwo rwego. Yohana icyo gihe Yesu yahindurirwaga, icyo gihe imyambaro yahindukaga, yari ahari, yarabibonaga. Arababwira ngo ibyo duhamya ni ukuri. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana cyagiye Mariya yafataga amavuta y'agaciro yitwa narada, yo mu gati kitwa narada, ngo yamena kuri Yesu, ngo Yuda biramurya cyane, ngo aravuga ngo koko izi faranga zangiritse, kuko yari amavuta afite agaciro gakomeye. Aravuga ngo iyo baza gufata aya mavuta bakayagurisha, bagafashisha abakene. Yesu kubera ko yarazi muzahorana nabo. Haleluya. Aravuga ngo umugore iki kintu akoze, uyu mugore kubera ko yandahuye akamenya hari icyo akoze, ateguye urupfu rwanjye. Imana ishimwe. Yuda kubera kutamumenya, Yuda kubera kutamenya uwajyana nawe, Yuda kubera kujyana, ndatekereza ko igihe Yesu yatuburaga imigati 5 n'amafi 2 yarabibonaga, igihe yahazaga 5,000 hagasigara ibitebo 12, igihe yahazaga 1000 bingahe yarabibonaga, igihe Yesu yakizaga abarwayi yarabibonaga, igihe Kristo yirukanaga abadayimoni yarabibonaga, ariko ahura n'ikibazo cyo kutamenya Yesu. Makomantere zakunda kuvuga ngo umunsi yagambaniye Yesu, ngo Yesu ngo yamunyuze hagiye ku musaraba, ngo yaturitse amunyuraho kubera gukunda ifaranga. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bataza bamenya Yesu, bakitiranya Yesu mu bukire, yabona yakiza akagira ngo yabonye Yesu. Hari abantu bazabona yagize umugisha mwinshi, nibyo pe, kuko Yesu uhetse Yesu hari igihe abona ibintu byinshi, kuko yarabwiye Petero ngo se, Petero yaramubwiye ngo twebwe abasize byose tukagukurikira tuzahembwa iki? Twasize ingo, twasize abana, twasize abavandimwe, twasize amasambu. Kristo mu by'ukuri azagenda twongera, ariko kandi birashoboka ko wamukurikira mu by'isi ntugira icuroga, kuko urugero ni Lazaro. Lazaro yapfuye ari umukene kandi yaramenye Kristo, ariko nyamutunza apfa ari umutunzi ataramenye Kristo. Muzi aho yagiye. Ko turavuga kumenya Yesu neza. Haleluya. Arangije arabasubiza, akomeza kusubiza babana, arababwira ngo aba bababwiye hejuru y'urukundo. Umva ukuntu yababwiye Yohana 1:4-7, abantu bavugaga ntibavuga inyigisho ziri mu rukundo. Aravuga ngo bakundwa dukundane, ngo kuko urukundo ruva ku Mana, ngo umuntu wese ukunda ngo yabyawe n'Imana kandi azimana. Haleluya. Arababwira ngo ariko udakunda si uw'Imana. Ndabereka ahantu akomoka, ise ni Satani. Kuko umuntu wese udakunda si uw'Imana. Aravuga ngo niyo mpamvu rero mbasubije ngo abo bantu muzababwire ko Imana ari urukundo, umuntu wese udakunda si uw'Imana. Haleluya. Arongera abasubiza aravuga ngo bariya bababwira ko Kristo yavutse ari umwana w'Imana ariko atavutse ari umubiri, afite umubiri. Umuntu wese uhakana ko Kristo atagize umubiri, uwo ni antikristo. Haleluya. Uwo yarabyawe avukira mu nda ya Mariya. Yohana akababwira ngo twebwe dufite ibihamya turabizi, niko byagenze.
abandi abo bavuga ngo bagakabya inyigisho z'ubuntu. Arababwira ngo yego rwose twarababariwe, ariko ntitwakomeza gukora ibyaha nkana, ntitwakomeza gukora ibyo. Ni nako mu Baroma Paulo yavuze ngo ntitwakora ibyaha nkana ngo ubuntu busage. Oya, ntibishoboka. Arababwira ngo umuntu wese uvuga ko nta cyaha yakoze aba yise Imana inyabinyoma. Ahita barangira umuti ku bice bibiri. Aravuga ngo bana banjye bato ndabandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha, ngo icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, ngo dufite umurengezi kuri data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka, ngo uwo ni wo mpongano y'ibyaha byacu, ngo si ibyaha byacu gusa ngo ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Timwumva ko yari yaramubonye. Maze murana Yesu ankora ku mutima, ankiza imitwaro yose nari mfite, ubu ninuhore genda nibohore kuko ngenda n'amahoro. Haleluya, haleluya. Yohana yahamyaga uwo yabonye. Komentari nyinshi ndetse no mu ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya Yohana ntabwo yakundaga kwivuga cyangwa ngo bagaragaze ko ari Yohana, ariko bavugaga ngo umwigisha Yesu yakunda wa undi wabaga mu gituza cye. Haleluya. Reka mbasome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Kumenya Yesu ni byiza, tukamumenya tutamwitiranya, kugira ngo tuzagira ubuzima budahuzagurika budayoba vuba. 21 kuri 20 havuga ngo Petero arakebuka abona umwigisha Yesu yakundaga nawe abakurikiye ari we wari wiseguye igituza cya Yesu. Basangiraga nijoro akamubaza ati data buja ninde ugiye kukugambanira? Petero abonye uwabaza Yesu ati mwami uyu usazamera ati. Yesu aramusubiza ati niba nshaka ko gumaho kugeza aho nzazira ufite iko nkurikira. Yashakaga mbese uwo turi kuvuga Yohana yakundwaga na Yesu. Bajya bavuga ngo Petero ni wakundaga Yesu cyane kurusha Yohana, ariko Yesu nawe ngo yakundaga Yohana kurusha Petero uko amukunda. Nukuvuga ngo Yesu yakundaga Yohana cyane, Petero nawe agakunda Yesu cyane. Iyo Yesu yabaga yicaye ahantu ngo Yohana yagaza yicara mu gatuza ka Yesu, wakaza mubaza ararama gutya. Ni nayo mpamvu bahoraga bavuga ngo mutubarize. Yabaga mu gituza cya Yesu. Ko murumva ibyo yahamyaga atarahamya gukuri. Haleluya. Yabaga bugufi bwa Yesu, amakuru yari afite yari impamo. Haleluya. Ibyo yahamyaga yari abihagazeho, ibyo yavugaga yari abihagazeho, ubuzima bwa Yesu yarabubonaga yari abihagazeho. Kandi ikintu kiza kinyereka ko Yohana koko yari umuntu ukomeye wabonye na Yesu. Niyo urebye n'amagambo yandikaga, iyo usomye n'ubundi 3:16 agenda avuga ukuntu Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yari yahawe ishusho y'Imana. Haleluya. Natekereje ijambo rivuga ngo ese Imana twayimenyera muki, Imana twayibonera muki? Imana ishimwe. Yesu twamubonera muki? Mu isezerano rya kera mwumvishe ko hari aho Mose yasabye Imana aravuga ngo ndashaka ubwiza bwawe ubunyereke, kugira neza kwawe nkubone, ndashaka kureba ubwiza bwawe. Imana iramubwira ngo hari ahantu bugufi wabasha kumbonera, tuvuge ngo amen. Aho nta hantu. Nuko ugomba guhagarara mu rutare. Urwo rutare rwari Kristo. Haleluya. Ntabwo twabasha kubona Imana, ntabwo twabasha kuyimenya neza tutamenye Kristo. Uwo ni ubasha kutumenyesha Imana. Haleluya. Uwo niwe tubasha kubonera mu bugari bw'Imana. Uwo niwe tubasha kubona indesho y'Imana. Ubuzima bwacu iyo buri muri Kristo bukaba bwaramenye Kristo neza, budufasha no kumenya data cyane. Haleluya. Natekereje Imana tuyibona gute kandi? Murimbyi yararimbye ngo Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu,
Mungu wetu ni wa ajabu. Mureke mbabwire ikintu natekereje ndi gutekereza aya magambo. Natekereje umudamu yatwite, sibyo? Iyo udatwite ntuzurya ibiryo bikugahita uhaga, siko bimeze? Ariko ni gute umuntu azatwita inda yarabaye nini ariko akarya n'ibiryo ntibivzigane? Kandi mu by'ukuri mu gihe udafite inda hari igihe uzurya utujya dukukama wumva urahaza, ariko imbaraga z'Imana zibasha kubesha umwana mu nda, ariko warya ibiryo ntiwumva uhaza, ahubwo na rimwe hari abaza barara n'ibiryo bakarya cyane. Ariko Imana ni Mungu wa ajabu. Amen. Uburyo Imana yaturemye ubwacu, Imana yaraturemye ntiyafata imizi ngo idushiremo, ngo ifate ubuzima bwacu cyangwa amaguru yacu ngo yashire mu butaka tuza twonga wenda ubutaka, kuko ibiti byonga ubutaka. Yaraturemye iduha amaguru afite ahagarukira, amaboko afite ahagarukira, umutwe ufite aho ugarukira. Ariko murebe ukuntu tubayeho. Uku tubayeho gute? Amaraso tugira azavahe? Uku dusetse biza bivahe? Uku turakaye biza bivahe? Uku inyama zose ziri mu nda imwe zigera igikangirika biba bigenze gute? Uku izi nyama zose zo mu nda utekereza ukuntu tuza turya ntiwumve imashini kiba mashine mu ruganda pi. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Imana ni igitangaza. Nta muntu n'umwe uramara kurya twese ngo twama twumva imashini nko mu nganda ngo zoshoboka. Ariko Imana yabigenje gute kugira ngo igifu n'igisi cy'ibiryo, kuko blender zose iyo uzicometsemo akantu k'ibiryo ka potage kandi byahiye biza bisuma. Ariko kubera iki twe tutaza dusuma? Biza bikogwa gute? Biza bigenda gute? Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Ni gute umuntu azamenya umuntu w'iwabo nkamenya ngo uyu ni uw'iwacu uyu w'iwacu? Ibyo ntimuzamu ibyo si ibitangaza. Ubwonko bukakubwira ngo aba n'abana bawe, uyu ni umugabo wawe, aba ni abaturanyi, aba ni abavandimwe. Ni ukuvuga ngo bitabayeho twogira akajagari. Mungu ni wa ajabu kugira ngo tutazajagarara, aduha ubwenge bwo kumenya ibisazi bidukomokaho, aduha ubwenge bwo kumenya aho abuzukuru bari, aduha ubwenge bwo kumenya abo mudahuye cyane, kugira ngo wenda utazaja gushaka umwana wawe. Mungu ni wa ajabu. Ukoga ko turabyumva buke, ariko yo ducanganyikisha tiwomenya umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe. Ariko Mungu ni wa ajabu ku buryo yaturemye ikaturemana ubwenge. Haleluya. Imana ni igitangaza mu buryo yakuremanya amenyo ukarya ukamira. Imana ni igitangaza yaguhaye imitsi ijyana amaraso. Imana ni igitangaza uburyo amagufwa. Niyo mpamvu muri Zaburi havuga ngo igikanka cyanje ntiwagihishwe. Ntiwagihishwe. Uzi igikanka cyanje ni ukuvuga ngo iyo basengera abarwayi rimwe na rimwe nza mvuga ngo iyo abantu twizeye tukizera gutya tukabwira Imana ngo Mana sikarate yanjye yose urayizi, ni wowe uzaho mbabara ngankorera operation. Iyo irabiziza aho yokora hagize ikibazo hagakemuka. Ariko tuza dushaka kwereka Imana ngo hari kundi. Uzibwira ngo kwa kundi umusaza azagera kwa muganga akavuga ngo umubiri wose kuramurya, uzubwira Imana ngo umubiri wose kuranja, sinza hagize ikibazo ngaho nkiza papa we. Kuko Imana ni ajabu uburyo yateranyije amagufwa, uburyo yaturemye, uburyo yadushinze. Bamwe bagira barebara, abandi bagira banini, abandi bagira beza, abandi bagira nabi. Mungu ni wa ajabu. Kandi naratangaye n'Imana. Uzi ko umuntu azaba mubi akama yihagararaho, bwa bubi bw'akabudefanda. Akabudefanda ku rwego udashobora kumva, kandi ukamubona afite confidence ya bwa bubi. Kuko byose Mungu ni wa ajabu. Iyo ataza kumushyiramo confidence sinzi uko byogenza, umuntu wese akihagararaho. Haleluya. Imana igira neza tuyirebera mu byo yaremye. Amazi duha
ndabizi abantu batabonye amazi sinzi uko byagenda, ariko turashima Imana yaturemeye inzuzi. Haleluya. Iduha ubwenge bwo kunywa amazi, iduha ubwenge bwo koga, iduha ubwenge bwo gufata imyenda abantu bagafura. Mungu ni wa ajabu. Iduhereza ibimera, tugomba kumenya ngo imyumbati ziribwa ariko ibindi biza biribwa, iki kiraribwa ariko ikindi kiribwa, kandi hari igihe rimwe na rimwe no mu moko yanyu muza mureka kurya ikindi, abandi kikaba ariyo special food, akaba ari cyo cya mbere. Twigeze kuja ahantu sinanizi ko ibikeri bigira za rucamano zigira agaciro, bama bazana bya rucamano byuzuye isahani, ti mu izina rya Yesu. Abandi bakazambwira ngo ukumbese bakugaburiye nk'umushitsi w'imena ishi. Umva ukuntu Imana ari ajabu, iza yamicanga bamwe nibanga ishiha igira abandi bazikunda. Hallelujah. Nonge gutekereza ijambo Yesu yabazaga abantu, akababaza ngo ese abantu abaza bigisha abantu baza bavuga ngo ndinde, ko turavuga kumenya Yesu neza. Haleluya. Turabisanga muri Luka 9:18 kugeza kuri 20, aho yavugaga ngo mbese abantu bagira ngo ndinde, ngo baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana, abandi bakavuga ngo uri umuhanuzi. Ihozaga hansomera Luka 9:18 kugera kuri 20, ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka 9:18 kugera kuri 20. Ibice 9 18 kugera kuri 20. Aravuze ngo nuko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe, arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, ariko abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Arabasubiza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana. Amen. Haleluya. Bamwe bazavuga ngo uri Eliya, abandi bari uri Yohana, abandi uri umwe mu bahanuzi bazutse, abandi ngo arangisha aravuga ngo none mwebwe muzamunyita nde? Muzamumbona gute? Muzamubona ndinde? Ariko uziko ibi bintu biri serious. Uziko hari igihe Yesu yotubaza abantu benshi bakitiranya Yesu. Petero kubera gusogongera Kristo, kubera kumenya Kristo, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu ngo yamavuga ngo si wewe Pete, si wewe, kuko muri wowe ntiwomenye. Haleluya. Ntabwo ari wowe wamenya, ntiworuhumenya. Ikintu gusa kibiguhaye ni Imana, ni Data ubiguhushurira, kuko wowe ntiwomenya, muri kamere yawe ntiwomenya. Uko abantu benshi ntibaramenya Kristo. Impamvu bataramenya Kristo ni uburyo uzureba ukuntu ibihe biza bigenda bishira, ukabona ukuntu abantu bahagaze ku bintu byinshi. Muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye kubera ko abantu bataramenya Kristo, bataramenya ijambo ry'Imana, kuko Kristo ni ijambo wahoranye n'Imana. Ushaka kumenya Kristo, somera ijambo. Abantu bari mu kwitiranya ikintu cyitwa indowa. Timuri mukubona amadivorce hano, kubera kutamenya Kristo neza, abantu baravanze, abantu ariko abantu bageze ahantu, abantu bageze igihe bazi ko ari n'amakosa gushaka uwa kabiri kandi mu buryo butemewe, bakaruha bakagurira abapasiteri ngo babasezeranye babahaye amafaranga, n'aba pasiteri kubera ko bataramenya neza bakabikora. Ariko icyampa ubuntu bw'Imana,
Haleluya. Ubuntu bw'Imana bukaduha kumenya Kristo, ubuntu bw'Imana bukaduha gukomeza Kristo. Ibikomeye byose, ibiremereye byose, iyo miraba bagiye bahura nayo, inyigisho z'ibinyoma, ibikomeye bimeze gute, numenya Kristo neza uzahagarara ushikamye. Haleluya. Ntabwo ushobora kumwitiranya, kuko uhereye mbere na mbere icyo abantu bumvise, iyo bamwumvise neza baza bakigumamo. Ariko impamvu abantu bari mu guhindura akarere bageraho bagahindura bitewe n'imico basanze, ni uko utamenya Kristo neza. Ariko uhereye mbere na mbere uko wamwumvise, uko wamubonye, uko wamwiboneye, ntahinduka n'ijambo ry'ubugingo. Haleluya. Yesu yigeze kubwira abantu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana n'ubundi, abwira abantu ukuntu ari we mutima wamanutse ava mu ijuru, ngo umuryaho wese azabaho ntazapfa. Hanyuma akomeza kubwira abantu ukuntu ngo basekuruza bariye imitsima mu butayu ngo barapfuye. Arababwira, arabaganiriza, maze bitangira kugusha abantu, batangira kumuvaho, batangira kumwanga, hamuvuye abigishwa benshi bakomeye. Hanyuma ngo abaza 12 nabo ngo rero namwe se murashaka kunsiga, murashaka kundeka, murashaka kumvaho? Duimana icubahiro. Murashaka kundeka? Haleluya. Murashaka kunsiga nk'uko abandi bansize? Ngo Petero aramubwira ngo databuja we, twakujyaho tukajya hehe? Wari wowe ufite amagambo meza. Imana ishimwe. Ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo, titwokuvaho. Haleluya. Timukarekure Yesu. Uko bizaba bimeze kose, Yesu azabihanganisha. Nigeze igihe kimwe kugera mu nkambi ya za Kongo, apana Kiziba, Kamanyola hariya Ruvunge za Bwegeye. Noneho kubera ubuzima bari barimo ukuntu bwari bugoye ico gihe, nicage barimo bamanuka cyane, bari bafite intambara. Tuhagera n'abandi bavandimwe, ngo tuhagera dukora igiterano umwanya muto agatarama. Abantu bama banga kuza, hari amamodoka yari kwazana ibiryo, andi ari kuzana imyenda, andi ari kuzana iki. Noneho ngo turangize turatarama ahantu twari turi haza abadamu bake n'abapapa bakeya, abandi bama baja mu biryo, bama bahubwa baranga. Ngo amare babadamu baratubwira ngo ejo bundi ngo hari abantu babwiye pasiteri wabo ngo babujije babashwanira ibiryo, babatonganira ibiryo. Ngo arababwira ngo mwoka byaramye ko muribuka ko mufite Yesu. Nubwo gatwahunze ariko Yesu arahari, tufite Yesu. Ntiyapfuye, inka zarapfuye, abantu barashize, ariko mwibuke ko dufite Yesu. Ngo bamamubwira ngo pasiteri ngo ureke duhemuke, ngo nitugera ruguru tuzihana. Ngo tureke duhemuke, ngo ureke duhemuke, utureke tugwanire ibiryo, utureke dutongane, ngo nitugera ruguru ngo tuzihana. Ukubari bamanukanye na Yesu yeme, ukubari bamumanukanye, bamusize ruguru. Yesu twaramumanukanye. Ayoe Yesu tuzamurirana indege tuje muri Amerika tumugumane. Namubugingo bwacu ni nk'umunsi we, nibuke bwose ndibura amacane we, kandi ibyishimo byanyu bidashira. Tugumane mwami tuguma, kandi ibyishimo byayo bidashira. Namudahinduka tuguma, imbura abandi bose bo kumfasha. Tugumane mwami tuguma, iminsi yose
twamenye no mu gihe abana bazadushirana. Yobu yavuze neza abwira umugore we ngo none mu maboko y'Imana ati tugomba kwakira ibibi n'ibyiza. Madamu we kuvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa bikugendekeye gute? Ibintu bikugezeho uravuze ngo tuyituke tuyireke. Naho imitini itatoha inzabibu ntizera imbuto nta kabuza. Imana ishimwe. Ntacyatubuza kwishimira ako gakiza twamenye. Ntacyaduhagarikira ibyo byishimo by'agakiza. Ntabwo ibyishimo by'agakiza bigendana ngo kubera ko twakunzwe, ngo kubera ko twabyaye hungu na kobwa. Hari abantu uzusanga ngo babyaye abakobwa bakama bata Imana abagabo ngo bakaja gushaka abahungu. Yemewe isi yarashize. Uko muza muja gushaka abakobwa mugata Kristo. Amuracece sawa. Dukomeze. Mwataye Kristo muja gushaka abakobwa abahungu. Uwo twumvise, uwo twiboneye, amaso yacu akamwitegereza ni ijambo ry'ubugingo. Uwo ntahinduka, nta gacu ko guhinduka kamugaragaraho. Imana ishimwe. Ngo benshi baza bango ngo bikagenda gute. Hari umuntu wambwiye ngo ubushize ngo umugabo aramwanga pe bigaragara. Warangiza mugenzi we araza aramubwira ngo ngwino nje kuguha umuti. Nari nzi ko bitabaho, narahumiwe. Aramujana babahereza imiti, baravuga ngo uriya mugabo wakunaniye ngo uzushira mu musego ngo narangiza ngo yisegure ngo azama gukunda. Umudamu azapfunyitse imiti ngo agere mu nzira aravuga ngo esuku ibi nivyo nizeye bizogarura umugabo. Ngo ndakamubwira ati wijugunya ngo ubuse wojugunya mu modoka bakabona utayakana bagiye kubireba bagasanga ari uburozi. Ngo bicecekane ati umutima uranja kandi mugenzi we amubwiraga ni umudiyakoni. Baraza bafata urugendo rurerure rw'amasaha ngo akavuga ngo esuku mana we imodoka yokora accident uko ibi bintu mfite ngo nivyo bizogarura umugabo noja. Undi akamamubwira ati tujugunye bobona ujugunye komeza nta kibazo ubanza upime n'ibyanga uzihana. Ngo arangize bava mu modoka, bavuye mu modoka ngo abafata bya biheko. Muvuge ngo ibiheko bitsindwe. Ngo aravuga ngo asuku yewe wagiheko we uko ni wowe nizeye ko umugabo azagaruka wowe ngo arabijugunye. Mugenzi we aramubaza ati umuti warakoze ati sinka ubone ni abadayimoni bashi. Noneho ndyamye mbona ari mu mwijima ndamuhamagara nsewe ko nabonye uri ahantu mu mwijima bimeze bite. Nayo makuru yambwiye ndahumiwe. Abakristo baba mu isengero b'abadiyakoni baza bakora ayo manyanga. Abafashe ibiheko byose mubijugunye nta mumaro bigira. Jambo twamenye arakomeye niwe ngabidukingira niwe uzutuma ibintu byose bisha mu buryo. Haleluya. Aza bishira mu buryo. Araje bigenze neza. Ahindura ibyanze guhinduka. Mumenye Kristo neza yemwe. Abandi kubera kutamenya na Kristo bamaze gushwana n'isi yose. Bakamubwira ngo barakuroza gahunga, bakamubwira ngo barakuroza gahunga. Kariya kajagari kose nukubura Kristo. Kuko Kristo aho yageze. Birizivuga mu Migani 28 ngo umukiranutsi wanjye azashirika ubwoba nk'intare. Uku turi intare. Simba amanguru. Simba wayo. Umuntu azahunga gute ngo abarozi ngo uko baramuroga gahunga. Ariko uzi Yesu abana we abandi bagiranye intonganya mu miryango ngo sinjya. Muzi ko Imana yaduhaye isezerano, Yesu yaduhaye isezerano ngo mugende mu mahanga muvuge ubutumwa bwiza ngo niba bagaburira ibisica ntibi ntaco bizobatwa ni mu nk'uburozi ketse mutaza ketse ritari ijambo ry'Imana ari nk'ibintu biraho.
ko mucecetse warumvise maze murana Yesu ankora ku mutima angize imitwaro yose nari mfite ubundi mbahare ngenda ni mahane kuko amen asifiwe. Mariko ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 16:17. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimisha, bazafata inzoka, kandi nibamwe ikintu cica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. amen. Dore ibimenyetso bizajana n'abamenye Kristo ngibi. Ariko abayumva bisigaye byarabagendekeye gute ngo tunge mwanya ubaye muto ngo muhunge ngo barabishe. Mwazanye amagambo arema abantu mukababwira ko dufite Imana ikomeye. Ni gute muri guhindura abantu ibikange bahunge Satani bazogeza he no guhunga? Ahubwo bitwa nuko mwobigisha uburyo bwo kubana na Satani. Ariko barahunga baje iburasirazuba se baje uko ahantu hose Satani ngo azagenda azerera ni tamba ahantu hose uzomuhungira. Umuntu gusa uzomuhunga ni uwamenye Kristo neza. Uko uzohungira Satani uku naharahari ngo abana b'Imana iyo bashengera ngo nawe azaza gusa agakomeza uko karagenda atambagira kazera uwo muhungira. Ariko umuntu uzamushobora, umuntu uzamunesha ni ufite Kristo ka jambo ry'ubugingo. Tubasigiye ubuzima bumenya Kristo, nibwo muzabana muri aka karere neza. Nimutamumenya muzogira amazimwe, muzogira induru. Niyo mpamvu uri mu gusanga n'abantu bari mu guhishanya abana ngo sinerekana umwana batamwica. Ariko umwana Mose yerewe mu maso y'abanzi mu ntoki z'abagombaga kumwica. Ariko kubera ko Imana yavuze ko azobaho taco yoba, uwo mwana se Imana yabishatse ko aratashe yota. Abana babayeho kubera ko gusa Imana yashatse ngo babeho. Nivuga ngo batahe bazota. Mureke amatiku, mureke induru, mureke imitugararo, mubane n'abantu bose amahoro, mugire umutekano kubera ko mufite Kristo, kuko abakristo bose barangwa n'amahoro. Imana ibagirire neza. Turabakunda, mumenye Kristo. Yohana yaramuhamije aravuga ngo twaramumenye n'ijambo ry'ubugingo, kandi ibyo tumuhamya n'ibyo tumuvuga byose ni ukuri. Imana ibagirire neza. Amen. Twongere ijambo ry'Imana amashi menshi cyane. Arakoze umukozi w'Imana ku ijambo ry'Imana. Imana yabonye kuko ari ryo rikwiriye ku mitima yacu. Imana imuhe umugisha. amen. Bwana sifiwe. Mwitonde gagira dusenge tubasabira imigisha. Mwihangane. Bishop umwanya ubaye muto, ariko reka tubabwire ngo revera turacyamuka, kandi hano tuza tugukenera. Agenda bimenye umunsi tuza gutumira Nyakivale n'ukuri tukugirira inyota ijambo rikubamo. Nyinu mugende